twinjire mu gace ka ruhura umutima, agace buri wese aba yicaye ategereje. Ni agace gatuma umutima wawe wongera gusubira kuri ya soko y'urukundo. Ni agace kandi gasobanura ibyishimo by'ubuzima bwawe. Rimwe na rimwe kandi ni agace kibuka kakakwibutsa bwa busharire bw'inzira wanyuzemo, wa musaraba wanyuzemo w'urukundo. Wamara kuwunyuramo ukambuka ukagera hakurya mu byishimo wifuzaga, hahandi ababyeyi batifuzaga ko mubana, hahandi inshuti zawe zitifuzaga ko mubana, ariko imbaraga z'urukundo, imbaraga z'umukunzi wawe, imbaraga zawe ubwawe zikagukurura, zikagukwega ukagera hakurya mu byishimo by'urukundo wifuzaga. Ni ukuri love and secret, cyangwa se icyo twita urukundo n'amabanga. Namwe mu mabanga yubaka urukundo, akubaka urugo rugakomera. Ese ubigenza gute? Niki nakora kugira ngo by'uru umugabo wanjye yishime? Ese niki nakora kugira ngo umugore wanjye yishime? Ruhura umutima wumva amagambo meza wabwira umukunzi wawe. Ruhura umutima kandi wumva ubuhamya runaka bwatuma wiga kandi ukamenya uko wakwitwara imbere y'umukunzi wawe. Hari ibikorwa byinshi ushobora gukora umukunzi wawe agahora yishimye, ku buryo iteka ryose ashobora guhora yishimira Imana kubera ibyo wakoze, kubera amagambo meza wabwiye umukunzi wawe. Ni ukuri ujya wibuka igihe mwatemberaga, igihe wamwandikiraga akababaro mukiri za primaire, igihe wamwandikiraga twa tumesaje twiza kuri WhatsApp, igihe wamwandikira kuri Facebook, amagambo amubwiraga. Ndakwinginze aka kanya yibuke, urebe ko utararuhura umutima wawe. Abantu bari kwitegura ubukwe muri iyi minsi, abasore n'inkumi bari kwitegura gushinga urugo, mbabwire ngo ibihe byiza. Reka mbabwire ngo muri make mwahisemo neza, muri kugana heza, muri kugana ku mbuto nziza, muri kugana ku kiraro cyiza cyubatse neza. Ndavuga urukundo rwa nyarwo. Murimo mugana ku rusengero rwa rundi nakita ngo ni inzu y'ijuru rito. Ndavuga urugo rwiza. Hari byinshi rero ushobora kuba wakora kugira ngo wishimire umukunzi wawe. Umukunzi wawe yishimye kandi ugakomeza umubano wawe n'umukunzi wawe. Hari byinshi ushobora gukora abantu benshi baba bibaza kujya rimwe na rimwe icyo bakora kugira ngo bagire igikundiro imbere y'abakunzi babo. Ni ukuri ndakwinginze aka kanya niba uri kunyumva, menya ko icyo gihe ariyo mpamvu tugira ngo turebe hamwe imyitwarire igomba kuba yagufasha kuba umukunzi wawe. Umukunzi wawe kuba mwaba muri kumwe, agora kwishimiye, akavuga ati Mana warakoze, ati ibyo wankoreye Mana warakoze, ati ibyo wakoze biriya warakoze, undi ati na nyuma y'izeri irakora. Aya ni amagambo umukunzi washobora kwishima, ashima Imana ati Mana warakoze, ukaba kayanuma ati gihugu warakoze. Nukuri ngeze mu gace karuhura umutima, umutima wanjye nanjye utera neza. Nukuri niba ushaka ko umukunzi wawe ahora kwishimira byiteka, kora uko ushoboye kose kugira ngo wubahirize icyo wamusezeranije. Hari abantu benshi dukunda gutanga amasezerano ku bakunzi bacu,
tugatanga amasezerano ku bagore bacu, ariko amasezerano umunsi umwe 2 3 4 5 duhora tubivuga tuyashyira mu bikorwa. Ibintu rero bituma ufatwa nk'umukunzi, uzi ibyo avuga kandi ufata icyemezo gihamye, ngo naho ubundi bitabaye ibyo wafatwa nk'umuntu w'imvuga busa. Ibi kandi bireba umusore cyangwa se umukobwa. Ni byiza ko utica amasezerano. Niba warabwiye umukunzi wawe ngo muzabana mu kwezi kwa kabiri, urugero wenda ku itariki 10, ukabipanga hera byibura mu kwezi kwa 10 k'umwaka ugiye kubanziriza ubikora. Niba wasezeranije umukunzi wawe ukavuga ati nzakugurira ikanzu nziza y'umuhondo cyangwa se y'umweru bitewe n'ibara akunda, nukuri uzabyubahiriza uyimuhe. Ikintu uzakora kugira ngo umutima uzaruhuke kandi urukundo rwawe rukomere, irinde gukora ibintu bigaragaza ko utekereza ko umurusha ubwiza. Nta muntu n'umwe wishimira gusuzugurwa, akaba ariyo mpamvu ugomba kwitonda bihagije igihe muri kwifuza kumwerekana ibitagenda neza, ugashaka inzira idasanzwe mu kumunenga. Irinde kumwereka ko uri umusore w'igitangaza. Wa musore we, niba uri kunyumva, niba urimo gutereta, niba urimo kurambagiza, irinde kwereka umukobwa kuri igitangaza kurenza. Irinde kubeka ndi bogai, I'm so tough, I'm a gang. No, ntabwo ibyo ngibyo byatuma umukunzi wawe aruhuka ngo yumva kwishimira. Irinde kandi kugaragaza utangaza ko hari abandi bakobwa bagushaka kuko umurusha ikimero. Wapi, mukobwa nawe irinde gushaka kumwereka ko abasore bakwirukaho kuko ari mwiza wenda umurenge. Iyo uza kuba murenze wakabaye utaramwemereye urukundo. Nuko ndakwinginze ruhura umutima. Gerageza kuba isoko y'ibisubizo byawe. Nukuri niba ushaka uruhura umutima ukumva urugo rwawe rumeze neza, umukunzi wawe arateye neza, gerageza kuba isoko y'ibisubizo by'umuryango. Gerageza buri wabona ibisubizo by'ubuzima bwawe. Niba umukunzi wawe wahuye n'ikibazo wigaragaza ko ntacyo wagikoraho, kabone n'icyo cyaba kimurenze cyangwa se kikurenze, gerageza utanga ibitekerezo bihagije mu gushakisha inzira zo kumukemura icyo kibazo. Bityo niba ubyumva neza, niba urimo kunyumva wumva nshima Imana iri aka kanya, basi gerageza ube isoko y'ibisubizo. Nukuri iyi ruhura umutima ni ingenzi. Ese uruzi ikintu wakora niba byashoboka musetse umutungure kandi umuganirize. Nukuri namuganirize amarangamutima yawe, ubwire ko uteye umunsi, umwereke ibyiza ufite mu mutima wawe, mwereke ko umunsi bihagije. Iyo umuntu abona ko ntawe umuzi, atakaza icyizere cy'ubuzima, kuko ngo buri wese aba akeneye guhabwa, kandi imbere y'uko yubahwa abanza kumenywa. Nukuri mubitse cyangwa se umubikira ibanga. Umukunzi wawe ni umwe mu bantu ba mbere babika amabanga y'ubuzima bwawe. Urukundo agufitiye rubitse amabanga yawe. Nukuri iyo ugaragaje umukunzi wawe ko nta banga ushobora kumubitsa cyangwa se ngo ube wanamumenera icyo yakubwiye,
bimutera kumva gufitiye icyizere kandi akumva ko umufata nk'umuntu w'ingenzi mu buzima, bityo nawe agaharanira cyakongerwa n'umubano mwiza hagati yanyu. Ni ukuri kugerageza gukora ibintu bishya muri kumwe, kumenya gahunda z'ubuzima bwa buri munsi. Niba kandi mutari mwabana mutumire ku mafunguro runaka, niba bishoboka kandi murebana agafilimi runaka, munajyane no muri siporo igihe bishoboka. Gerageza kandi kumushakira amazina agenda agaragaza ko umukunda cyane kandi koko ntutinye ndakwinginze. Niba bishoboka kandi muri kumwe akanya mufata ikiganza, ikintu wumvaga utaramubwiye ukimubwira aka kanya. Mwibutse akantu ushobora kuba waramuhishe ukamwibutsa aka kanya, ariko byose ni uko ugomba kubikora umufashe mu kiganza. Iyi Ruhura umutima ndasoreza ku ijambo ryiza cyane rikomeye, ijambo nifuza ko ryakuba ku buzima bwawe, ijambo nifuza ko umukunzi wawe yaryumva mufatanye ikiganza. Niba mutari kumwe kandi uri recording cyangwa se uryandika muri message, ejo uzariho umukunzi wawe. Haranira kuba umuntu uyoboye abandi. Nukuri niba ushaka kubaho umuhanga cyangwa se uhanga udushya, uzi gushyira gahunda ku murongo n'ibindi byose bikongera agaciro mu mubano ubana n'umukunzi wawe. Nukuri byaba byiza rero icyo wakora cyose ugaragaje ukagaragaza umukunzi wawe ko byibura ari wowe umuyobozi uyoboye abandi. Nukuri icyizere uzaba ufite, umukunzi wawe azakujyamo icyizere avuga ati iyi niyo ngabo y'ubuzima bwanjye. Muhamagara umubwire ati urukundo rwanjye, ndabizi iri joro uko ryagenze ryari rirerire, ariko n'uyu munsi nawe ubaye muremure, gusa byose kuri njye kubera ko nkufite bibaye bigufi. Love and secret na urukundo n'amabanga. Nitwa Eric Nshimiyimana, reka mbifuriza ibihe byiza n'agace ka Ruhura umutima. Nawe Ruhura umutima utanga imbabazi kandi uzihaye yumve yishimye, yumve anezerewe, kandi namara kumva akanezerwa yakira imbabazi umuhaye, kandi nawe imbabazi utanze mu rukundo uzitangana umutima ukwiriye. Ndabakunda cyane.